Imana ishimwe. Bavuze ko barya abagabo bitwa abapasitori abatambyi babwiye abasirikare ati ubwo mumenye ko yazutse ni mu biceceke ntimubivuge, tubaha amafaranga. Kayizari nabakurikirana, urumva tuzajya kubisobanura. Ngicyo icyo bita idini. Idini nicyo rikumariye, nta kindi. Ni ukukubuza kumenya ko Yesu yazutse. Nushaka kubivuga bamuha amafaranga, ceceka wivuga ko yazutse. Ariko inkuru yaramamaye nyine ko Yesu nabwo yazutse nyine, kuko mu Baroma mu gice cya 4 umurongo wa 25 handitse ngo yazukiye kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Ubwo rero niba wemera kuzuka kwa Yesu, unemere ko abaye intungane imbere y'Imana. Reka rero tuhinira aho ngaho. Yego, baravuze bati haramutse ari ufite ikibazo, ariko kandi ni byiza ugifite twacyakira rwose akabaza, ntabwo tuzatwishe gahunda, kuko wanga kubaza uretse no kumuzira ukagenda utanamenye. Niba ari ufite ikibazo twacyakira akakibaza ku bijyanye n'ako gakiza Imana yatangiye ubuntu, kuko benshi bigishijwe ko ijuru bazaryanwa n'imirimo bagize ute bakoze. Abantu bagiye kuzarinda bapfa bari gukora n'ibyo bakora nabyo bidasobanutse. Hari ugifite? Niba ntayo murakoze, ariko njye nababaza ikibazo kimwe. Maze iminsi mbaza abantu bambura igisubizo. Narabaje ndetse umusaraba ushyirwa ku rusengero n'umusaraba ushyirwa ku ikote n'umusaraba ushyirwa ku irimbi ku gituro itandukaniye he? Umuntu umwe yaransubije, ni umudiyakoni muri ADPR Mukoma, yarambwiye ngo yose ni imisaraba. Ndi noneho itandukaniye he? Yarambwiye ati ntaho. Noneho umusaraba usobanura iki? Yarambwiye ngo usobanura urupfu. Umusaraba usobanura urupfu. Namwe urakoze cyane. None se wo mushyira ku muntu muzima? Kuko iyo tuwushyize ku modoka dutwaye isanduku bagacana ya matara, polisi duhinzira. Nubwo twaba turi benshi mu modoka, itemewe gutwara abantu benshi baduhinzira. Babona ko turi mu kibazo cy'iki cy'urupfu. Ntawe tuvugisha kandi menshi. Turi mu kibazo cy'urupfu. None umuntu awukomangiye hano. Undi nawe arawambaye. Ari gushaka kuvuga iki? Mufashe inzu murayubatse nziza, murayidekoye, muyigize neza, murangije muyikomangiyeho iki? Muri gushaka kuvuga iki? Iyo nzu mushyizeho umusaraba mujya muyinjiramo. Nde ahantu nabonye imisaraba myinshi, nange murahazi simpavuza, timuhazi. Iyo tuhageze babifashe utabantu nta byishimo bigaragara aho hantu, kuko ni mu kibazo cy'iki cy'urupfu. None ukwiye kwirimba ushyize ku nzu. Nurangiza ubwenge Imana iri hano, kandi wowe ubwawe uri kwitangira uhamya ko nta muntu muzima ugize ute? Ninde uranyura ku irimbi avuga ati mwiriwe? Aro mwabonye? Nta wacu nabivuga. Iyo wabonye imisaraba 1, 2, 3 yemwe tuhageze ko hehe? Birumvikana? Ubwo nange muzashaka igisubizo ntuzakimba, ariko nawe uzibaza ibyo bintu bisobanura. Shitani yahenze abantu ubwenge ku buryo bukomeye. N'indyarya aragushyiraho umusaraba uri muzima ukemera, ukawambara, cyangwa ukajya winjira ahantu izira umusaraba. Ntabwo ari urimo urerekana urupfu.
muntu muzima ugize ute aho hantu. Ninde mwari mwabona utambuka ku rusengero bati mwiriwe abaho nta n'uwabikora ni izitabamo n'ibyo barimo ntiwiriza. Hari umubyo mu basuhuza ageze ku rusengero abati mwiriwe hano kuri kiliziya asuhuza ngo iki asuhuza se atekereza ko ari bazima. Wowe uhashyize ukize abantu bazima b'umusaraba. None se ubwo ni bazima nyine? Ntabwo ari bazima murakoze cyane. Navuga abantu rero ibyo tubivugiye kugira ngo abantu banasobanukirwe ibintu abantu babamo, ejo utazajya ko ibintu bamara umurimo w'Imana. Nushaka uryite Yerusalemu, nushaka idini ryawe uzaryite Yesu, ntabwo ari byo rizakiza abantu ibyaha, iryo dini ryawe. Ukiza abantu ibyaha ni Kristo umwana w'Imana nzima. Iyo umwemeye ukamwizera uhinduka umunyabugingo. Ibiribwa ko Yesu ari we wikoreye umusaraba bamujyanye ku mubanda ngo ahinduke ikivume ku bwandi ku bwacu. ubundi umuntu utwara umusaraba ari ikivume. Niko byanditse. Havumwe umuntu umanitse hehe Ku giti. none nawe uraho batura wikoreye. Yegora. Warasomye wasomye umusaraba uwo ari wo. Mu giturage iwacu aho tuvuka kubera ko tudakunda kubona imbaho cyane, hari igihe apfa umuntu woroheje aho dufata agatiga tukagatambika tugatugambira akagoziho akandi. Iyo tugashyize imbere baduha inzira. Upfa kubakoze iki? Umusaraba. Barabati bari abantu ngo tutarabona ikintu batwaye ariko umuntu yagize uti yapfuye. Urugero wowe umufashe ukanshyira ahantu nyiri ukanjyamisha nko mu isanduku ndi muzima ugahita uteraho umusaraba, abakinjira abantu bose bavuga ko byagenze ute Byarangiye. nubwo naba ndi muzima bavuga ko nagize ute napfuye. Niko bigenda ariko bawushyize ku bantu bazima bajyajya no kuyigura. Barayigura. Aho uherutse kumbwira mfite umuvandimwe hano yakoreraga abantu bayicuruza, bambwiye ko bayiguze bari guha amapasiteri irashira. Ariko se mujya mumenya ko bayigura cyangwa mujya ngo imanuka mu ijoro nk'imvura? Bayigura amafaranga uranaheza. None ikintu kintangaje iyo bakwambuye uwo pasitori n'umusaraba utagaciro, si umuntu wabimuhaye baramubwira ati turabikwambuye. Ni babi, ni abagome. Abantu bafata umuntu umaze gukora igihe kirekire. Narabibabajije ndabaza ndiko iyo umuntu bari kuri radiyo ku cyumweru si pasiteri mbabarongire ushyizweho n'Imana iguhaye akazi ko kuyikorera, umuntu araje ngo urashaje agukuyeho agashinzwe n'Imana gashingurwa n'umuyaga. Ibyo bintu nibyo bivuga ko atari umukozi w'Imana, yari umukozi w'abanyamahanga n'abantu bamukuyeho. Narongeye mbaza abantu ikibazo, none se ko ubwenge bugirwa n'abaramye iminsi, none ko umuntu akura mukamukuraho mugashyiraho ingunda rugino, ayo maherezo azaba yayo? Nimwe mu abantu bakuru tunabihutire twawe ibyicaro kuko ubwenge bugirwa n'abasaza. None urarangije ngo turashaka amaraso mashya gusa. Urumva ikintu bari gukora? Bashaka kwiba. Urubyiruko rwitabazwa mu bintu byose kandi ukagira imbaraga. Niyo mpamvu umuntu ari guhinduka abapasiteri bose nabo muri viziyo ni abasore bamwe bashoboye. Arakubeshya mu buryo kuzana intama zimuhira, naho umusaza wazi uko inzara iryana yanakubabarira. Ntibagishoboye akazi babakuyeho kandi babakuyeho baba nabi kuko ntibaramenyereye gukoresha amaboko. Byabaye bibi cyane urababonye bamwe byabaye barabikwambuza agaciro, ariko Imana ikugize umukozi wayo uba we kugeza ugeze mu ijuru ugiye guhembwa n'Imana yaguhaye akazi. Nta muntu ugiye umukozi w'Imana n'abantu ngo baramusengeye se baha uburenganzira nande? Imana niyo yonyine ihesha umuntu umukozi wayo, ariko abanje kwiyunga n'Imana mu rupfu rw'umwana wayo. Reka ngarukira aho rero navuga nti nimuyoboke Kristo mwe kwibuka amadini, nimureke inyigisho z'abantu. Ibi bintu biri yatubwiye ngo ibyo ni inyigisho zo mu buryo bw'iki. Ibyo bintu igihe twabimazemo kirahagije. Umva abavandimwe, urwo ruzero ruri mu ruvemo. Niba utanakirwa uva mu idini wicariye
ntacyo rimaze, ntacyo rimara Imana n'abantu, nibyo kurushya abantu gusa, ntacyo rimaze. So Imana irakoze cyane rero, navuga ngo ijambo twumvishe uribike ku mutima wawe, ni agakiza Imana yazaniye abantu ikabahere mu mwana wayo.